Murakaza neza kuri MDTV show muri kumwe na Mama Deborah nkuko bisanzwe turabaramukije cyane umwaka mwiza tubifurije umwaka wa 2025 twizere ko mwawusoje neza ushize rero mukaba mutangiye undi mu mahoro mu byishimo umeze neza turabaramukije aho muherereye hose Imana ikomeze kubagira neza uyu munsi rero nkaba ndi kumwe n'umushumba umukozi w'Imana by the way kuri MDTV show uyu mwaka tushaka kutangira n'abapasta n'aba CEO b'amacano twumve ingamba ibyo muri guteganya nyine muri uyu mwaka Diego Pastor karibu cyane kuri MDTV show nakoze cyane turabishimiye yego natwe turishimye kuba hano kandi natwe turishimye kongera kubabona kuba dutangiye umwaka tugahita dutangira n'amagambo nkaya ni ibintu byiza cyane yego umwaka se mwawutangiye mute umwaka twawusoje neza warangiye undi nawo tutangiye neza turashima Imana imigambi ni myiza kugwanje ruhandi yo ntangije umwaka ari ukuntu ndamwita izina uyu nguyu nawe wise umwaka wa excellence excellence mu rurimi rw'ikinyarwanda abantu ubudashikirwa yego yani ni umwaka wo kuzaharanira kugera muri qualité ya excellence y'ubudashikirwa muri byose muzo nkora muri gahunda zose nihaye kuzageraho so habe nawe ndaza kuvano nabigusabye kugira ngo uzaharanira ico kintu excellence ni qualité umuntu wese afasha amanota menshi ku ishuri hejuru za bien na za très bien haza za excellent excellent ura watsinza abandi bose abarushije kabisa so numwaka guharanira excellence muri byose dukora mu buzima bwa buri munsi mu mpano zacu mu mihamagaro yacu mu tuzi twacu so excellence uyu mwaka no excellence kuri njewe yego wa ni byiza mwabyumvisha no kuri MDTV show please tugomba kujya haya tukajya hejuru cyane Pastor karibu cyane turakwishimiye Imana igumugisha kwa wemeye ubutumwa bwacu kandi uyu munsi tugiye gutanga ikiganiro cyacu tuvuge n'ingamba nyine nkuko wari ubivuze za 2025 ariko mbere yuko dutangira wadufasha tugusenga mu nsengesho rigufi. Reka dusenge data turagushimiye reka dushime kuko twongeye kubona amahirwe yo kuba hano hantu ini cano mwene data atekereje gukora kubw'inyungu za benshi cyane kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bube bwiza reka dushime ko turinze twese umwaka utambutse twaba twongeye gutangira uyu mwaka dufite imigambi myiza imigambi yo kugira ngo ubwami bwawe bukomeze bwaguke binyuze mu nzira nyinshi zitandukanye reka dushimye ko twabashe kugera hano hantu jewe na mwene data tugiye gukorana reka dusabe kugira ngo ubuntu bwawe bukomeze bane natwe budushoboze muri byose kugira ngo tuvuga hano byose biba ari ibyubaka bihumuriza binarema ihumure kubacitse intege n'abadafite ibyiringiro muri ubu buzima kugira ngo bakomeze bakire inkomezi iwawe mu izina ryawe tubisenze amen ngaho mbere twibutsa amazina yawe ntago ari umushitsi kuri MDTV show hari n'ikindi kigeze kutuganira kandi ibiganiro byiza by'ubwenge by'ubumana so ariko akongera hari gihe abaje abandi bashyitsi bashyashya abantu bashyashya bakoze subscribe murakoze cyane ni byiza kwivuga ahantu hose kuko tazabura umuntu umwe utakuzi kandi wifuza kukumenya amazina nitwa Serugaba Alex ndubatse mfite umudamu umwe n'umwana umwe w'umuhungu ante turabona wa kabiri ariko ko turabitekerezaho tugume tugire benshi bizaza tugire benshi ni byiza cyane hanyuma mu mirimo nkora ndi umupastori ariko atari pastori nk'ititire ni pastori nk'umurimo nk'umuhamagaro ariko kandi nkaba na mwarimu tuvuze mwarimu no kwigisha yego nkaba n'umuvugabutumwa ibyo bintu ushobora kwibaza menshi wenda ariko tuzabisobanura Pastor mwarimu yes iyo ni imirimo itandukanye usanga umuntu agenda akora cyangwa se n'ubushobozi butandukanye Imana yashize mu muntu ashobora gukora so iyo bishitse ahantu kuba ho kwigisha numva ariho hambere kuri nje nkunda kwigisha n'ubushobozi bwo kubasha gusobanura kugira ngo abantu bumve cyane naho pastor haza already gushumba intama bifite qualité nyinshi zibiranga twazaza kuzavuga undi munsi naho umuvuga butumwa ni to proclaim kuvuga
kwamamaza kuvuga Yesu ugatangaza ubutumwa bwiza batamuzi bakamumenya naho kwigisha noneho nukuza gusobanurira barabizeye ukuri kw'ibyo bizeye uko ariko kugira ngo barabizeye noneho batangire bakurire muri ubwo buzima busha bizeye so yavuze ndi umwarimu zanumva mfite iyo capacity yo kwigisha cyane muri je mbamo so nikiyo tandukanye buke wenda kunca make Pastor urakoze cyane kuri ibyo wari unavuze hari n'ikintu ushaka kukubaza yego hari igihe tuvuga ko dukijijwe kanange nishiremo turaba Kristo turabona Imana turi mu bwami bw'umuco twakiriye Kristo umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwacu haleluya amen nyine ibintu byose nawe urabyumva yego tukizera ariko tutagera ku byo twateganyije twifuza kugeraho yego ndibaza ko ibintu abantu benshi babyibaza tugahita tuvuga tukabishinja Satani tukavuga ni Satani wabiteye niwe watumye tutagera kuri ibi niwe utuma bitagenda gutya ese ibyo bintu wabidusobanuriraho gute urakoze cyane cyo ni ikibazo cyiza ntekereza ko ari ikibazo cy'ingenzi ku bantu benshi cyane badukurikira kuko usanga intambara abantu bafite nini cyane muri ubu buzima amabuye batera Satani umuntu yabura akazi ni Satani yagira gutya ni Satani ibintu byagenda gutya ni Satani ugasanga ndetse hariho na bamwe mu bantu bafashe uwo murimo wo kugenda bahishura uwo Satani mu bantu bagenda bahishura uwo Satani mu bantu uvuze ngo guhishura Satani mu bantu mashatse kuvuga ngo niba abantu azaka kubwira ati uramenye hari imigambi mibiri ku buzima bwawe hari ibintu inama ziba ku buzima bwawe kugira ngo bakubwire gutya hari imitego baguteza aha hantu ugasanga hari abantu bamaze kuba kugenda bategura iyo mitego aha baguteze gutya Satani arashaka kukugira gutya arashaka kukugira gutya arashaka kukugira gutya ubushize ndatekereza ko hari aka video nigeze gushira kuri stati warakabonye nawe ni umugabo w'umutanzania wari uvuze arabatese ni gute abantu bavuga ko ari abana b'Imana bavutse mu bwami bw'Imana bakijijwe bari mu bwami bw'umuco ariko ngo kenshi batageze kubyo bashaka kugeraho bakakomeza bableminga Satani ngo niwe watumye batabigeraho arabatese uri umwana w'Imana ariko ibyo utagezeho noneho impamvu baye Satani gute kandi uri uw'Imana ese muri aba Satani cyangwa muri ab'Imana noneho kugira ngo nsubire icyo kibazo cyawe turabanza twibaze niba koko turi abana b'Imana noneho abaje ngo abantu benshi bavuga ko ari abana b'Imana bavuga ko bakijijwe ariko se siko kuri bundi nawe subiza niko kuri pe ariko se kuki nyine to blaminga Satani kandi nanjye niko bimeze iyo ntagize ku kintu kiza mbarumva ko ari Satani wabiteye kwako atatwifuriza ibyiza yego noneho icyo kintu waruvuze ngo ntatwifuriza ibyiza n'ukuri ntatwifuriza ibyiza n'ukuri ariko umuntu utakwifuriza icyiza yabisobanuye ngo aratuma udahikora ubu buriganya bwa Satani niyo ntwaro Satani sigaranye gusa kubizera uburiganya niki uburiganya no gushuka ese ni ryari umuntu ashukwa iyo adafite amakuru ahagije kuri ico kintu ariko iyo ugifite amakuru ahagije ntaho gushuka kuko ufite ukuri nase nyine tushira Satani kubera yuko tudafite amakuru ahagije exactly niho ngiye kusha niho ngiye gusubiriza ikibazo buri impamvu ibi byose biza tukabishira kuri Satani nuko tudafite amakuru ahagije y'ubutware bwacu nuko tudafite amakuru ahagije y'ubuzima bwacu dufite mu bwami bw'umuco nuko tudafite amakuru ahagije y'icyo turico ya identity yacu yabo turibo nase Satani ntagajya turwanya Satani nubwo buriganya tuvuge ngo aratugwanya ariko ntiyo kugwanya ngo aze ngo gutere ngo akugire gute akoresha bwa buriganya agashaka kuguhisha ukuri kugira ngo wizere ikinyoma cye hanyuma niwizere ikinyoma ugende ubatwa naco wisange none kuragendera mu butware bwe niho uko turayivinga hari byinshi dusengana nka 70% dusenga nabi hari amasengesho abiri mu buzima tosubizwayo n'ubwo usenga imyaka 100 isengesho rya mbere ni gusenga usaba Imana gukora icyo yarangije gukora isengesho rya kabiri ni gusenga Imana uyisaba gukora icyo yaguhaye gukora icyo ngewe ngomba gukora ahanini twe tujya gusabira ibyo Imana yaduhaye gukora mu gihe twakabikoze twagera ku bisubizo noneho ugasanga utabigeraho ugatangira kubyitira Satani mu gihe zari responsibility zawe urumva
icya kabiri hari gusanga dusabira ibintu Imana yarangije gukora. urugero uvuga ngo Mana turi hano ngo manura mwuka wera ngo azabane natwe. nta mwuka wera wamanuka kubera kandi hari igihe tuba tubisengera nyine wayo n'amasengesho atarayikura nigino mfano mpanguheza bibiri ravuga ngo uwo mwuka naza azabana namwe ibihe byose. ubwo Yesu arimo abwira intumwa ataraza cyage cya Pentecoste kitaraba aha zisezera aravuga ngo ndagenza abohereza umufasha ari we mwuka wera kandi naza azabana namwe ibihe byose. urumva yego Mwisirano rya kera umwuka ngo yazaga ku bami yazaga ku batambyi bakuru yazaga no kubahanuzi ariko ngo kabazaho rimwe cyagiye gusa agiye kubiyereka bagahanura yarangiza agasubirayo. none mu isezerano risha biravuga ngo uwo naza noneho ibyo gusubirayo ntibigihari azabana namwe ni forever azabana namwe ibihe byose akomeza bigisha agira gute imirimo y'umwuka wera. none turamufite ari muri twe ariko none tugasenga ngo Mana manura mwuka wera aze muri twe. iryo sengesho ntirizosubiza. niyo mpamvu buri munsi ko tubisabiye ntawe tubona amanuka ahubwo no kuvuga ngo nitumenye ko mwuka wera ari muri twebwe ahubwo iyo twanagusabiraga ngo Imana idufashe kugira ngo mwuka wera akorere muri twebwe apana kumanuka ava mu ijuru aza muri twebwe. so iyo ni umufano umwe wo kuvuga ngo Mana manura mwuka wera yaramanutse. iryo sengesho ntiryosubizwa. yani riri muri kategori y'amasengesho navuze ngo dusaba Imana gukora icyo yarangije gukora. wowe ugasanga agiye mu butayu umunsi wose ntiridasubizwa uzite Satani woro n'ubujiji bwawe. niyo mpamvu navuze ngo kutamenya rero bitumaho ubuzima buri confused. ijambo rya kabiri ugasanga ko turasha gusengera icyo tugomba gukora ari ibintu byose byapfiriye sibyo. yego Imana imaze kurema umuntu imuheza all ibintu byose biri necessary ku buzima. iramubwira ngo genda ubibyaze umusaruro. yego genda ubibyaze umusaruro ubimultiplier ugire gute wuzuza isi uyitware uyitegeke. urumva Imana iheza umuntu ubwenge. hari umuntu wigeze kumva ari ndiri muri umunyabwenge aravuga ngo God made man made money. yes aha ugasanga twebwe amayitaji yacu nari abandi batizeye Yesu Kristo bageraho badahumirije. twebwe bitagerwaho gute kandi abantu bazakishijwe nibo bakije. aha nico nangiye kukubwira naho nangiye kuja nshaka kukwereka ko dusenga tubisenga nabi bitakemugwa tukabiheza Satani tukaza Satani gutwara dafite tugashaka kwizanira Satani mu buzima bwacu kandi ataburimo. wazi ko Satani tugira mu buzima bwacu tawubamo ntawubaho ni imitekerereze ipfuye tuzana twebwe ya Satani mu buzima bwacu mu gihe ntawurimo. ariko kandi imitekerereze yapfuye Satani araza agatangira akagaragara mu bikorwa. ndaguha example hari umuntu watubwiye babigaga theology ahantu umwarimu abigisha arabwira ngo ngiye kubereka power ya mindset. bafata umugabo umwe wari hanze barabati mureke dupange game. umuntu wa mbere nagende abwira uriya mugabo ngo urarwaye. Ese nko mbona wacuruye warwaye? wa mugabo kandi muzima ntabwo ncuruye singwaye. bari bateguye abantu batatu ngo arangize asubira aje mu ishuri. bohereza uwa kabiri genda umaze the same question maze tese runaka ko mpamona none usa n'uwijimye mu maso byagenze gute warwaye kudakeye niki ese Pawulo kudakeye byagenze gute niki noneho wa mugabo wa kabiri ngo amuveho wa mugabo atari ko no tarwaye sindwaye ababa batsingwaye ariko amusiga kera haragize igitekerezo yagize mu mutima ngo there is something wrong in me. ye kukubwira ikinyoma cya Satani kundu kiza kirema realite ku buzima bw'abantu. yego noneho umuntu wa gatatu yaragiye ngo apfe kubimubwira gutya wa muntu insoka zamazitangira kugira gutya mu nda yaragwaye araremba. wa muntu wa gatatu yavuze runa komo nugiye gupfa niki ko wacuruye amaraso y'imye n'ibiki wa muntu amagwara amafarasho gusheganya ibibazo biraba. wa muntu yararwaye koko ikinyoma kirema realite mu buzima bw'umuntu. ubu nyine umuntu ashaka kubwira ngo nigeze kubona umugabo umwe aza mu rugo rumwe abwira umugore ngo habaye inama mu mugesho bundi bavuze ngo uyu mwana wawe ngo ntakarenze ejo
mwindi yabereye junction ngo ntakarenze ejo ngo azabe yapfuye nabo umwana yaragwaye bisanzwe tubigize ti none Imana yarabitweretse inama yabereye mu gindi yabereye hehe junction none tugiye gufata amasengesho y'iminsi 2 cyangwa 3 dusenge urupfu yari yagwaye ngire ngo bisanzwe byarufutura dusenge kugira ngo urupfu ingukugwaye ruhagarare noneho iri jambo rirahagije kugira ngo riterorize imitekerereze y'uyu mugore arebe ukuntu umwana we atakwiye kurenza ejo wa mugore yama bapararize mu mitekerereze noneho yamatangira kugwana ashaka ubutabazi kuri abo bantu dore ko amara bakanatanga igisubizo ntibagishire kuri Yesu kikaba kuri bo Imana yatubwiye ngo kubera izo mpamvu twishurire tike tugende hari ahantu bashize ikintu tuje kugikurayo nitugikura yaraba muzima urumva none cyo naringiye kuvuga ni nayo mpamvu jewe ntaza numva ikintu kimwe n'aba bantu bitwa abayumbe kuko buri gihe baje mu buzima mu rugo rw'umuntu ntabwo bazana amakuru meza ntabwo bazana amahoro ntabwo bazana ibyishimo mu rugo ahubwo uko barujemo agasanga uko rumeze kose barasigamo alert yego si bose ariko si bose cyo rwose naje simvuze ni bose hari ababikora gutyo babikora gutyo ugasanga buri hari nawe je mbibwira live nkabwira ati se kuko uzamuza ugasanga umugabo n'umugore yabanye neza muri ugo rugo na mahoro nta bibazo bagira by'ibiheko nibiki ariko we warangiza kwinjira mu munsi ugasiga iyo nzu yabaye abanyabwoba bagasigara bajya amanti basinzira ese are you serving God are you serving the devil uri intumwa y'Imana uri intumwa ya Satani intumwa y'Imana izana amahoro ibyishimo ubumwe intumwa ya Satani izana division izana ubwoba izana kudatuza mu buzima bw'umuntu no mu rugo so muri conclusion yanje rero niba umuntu aje ku buzima bwanje akansigira ubwoba akansigira umutekano muke wose intumwa y'Imana mu mukozi wa Satani reka tureka aho ngaho tubirekeraho tugaruke kuri Reverend Muto kuri cya kibazo cyacu twarimo tuvuga the power of mindset iyi mindset rero iyo wayigaburiye ibitari byo niyo mpamvu birivango ni mumenye ukuri kuzababatura ni specific mu kuri gusa ni mumenye ukuri kuzababatura noneho ahangaha navugaga cyane ahavuga visa fina gakiza ubuzima abantu babayemo bw'agakiza basa naho batazi ko bakijijwe basa naho Yesu Kristo ataraza bahora basabira ubuzima bugingo bw'iteka uzaduha iherezo ryiza uzaduha ubugingo buhoraho mwami ayo ni muri amasengesho navugaga atazasubizwa kuba ko icyarakozwe cyararangiye biravuga ngo abafite uwo mwana bafite ubwo bugingo buhoraho ngo bakuwe mu rupfu binjijwe mu bugingo so iyo hose abantu Imana izaguhereza ubugingo buhoraho kurasaba nabi iryo sengesho ni rimwe rizasubizwa ubugingo burahari umunsi umuntu ngo yizeye abahawe ubugingo buhoraho ahantu usengera mpamaze imyaka igera muri 6 nta munsi n'umwe ndumva umuvuga butumwa n'umwe cyangwa umuntu wese wagara ku gatuti ngo avuge izina Satani cyangwa se ngo avuge umurozi akavuga umurozi Satani yo muvuga hayigishaho wenda izina umurozi twe ni igicibwa yego nza mbyumva ngeze mu yandi makanisa nza mbyumva wenda kuri social media kubera iyo mpamvu ndakubwiza ukuri yuko twebwe tukinizera ko babaho no mu hanze cyacu baba bahari baba badahari ibyo that is none of our business ibyo si byashara byacu kubimenya twebwe icyo tuzi nuko batsinzwe kandi tugendera mu butsinzi tugendera mu muco baba bahari baba badahari ntitubizi kubera iyo mpamvu twe tubona ubuzima ari ubusanzwe twamenya ngo uyu nguyu ni umurozi ngo usumurozi ntabwo dufite urugamba rwo kugenda turondora aba bafite ibi n'abafite ibi ahubwo dufite urugendo rwo kugenda duhishurirwa icyo turi cyo muri Yesu Kristo n'ubutunzi butagira akagero dufite muri we amen haleluya sinzi nimba hari ikindi ubaza kuri iryo jambo ariko twari turisobanuye bihagije ubwo wenda wagira ikibazo muri comment aze kubishyira hasi byumva mute Satani utuma tugera ku byo twaplaninze utuma tutabigeraho nibyo tutageraho azabivuge nibyo utageraho tubiklasa muri ibi ngibi byasubijwe muri ibi twahawe gukora cyangwa se ariko cyane n'umuso twahawe gukora twebwe n'ubu dusubije gucya nategeka ko hari abantu bizafungutse mu mitekerereze
batangira kubona zaje amasayi ni gusabira ubugingo buhoraho kandi gusabira mwuka wera kandi byose byaratanzwe gusabira amafaranga kandi ukuboko kudeha kose kuzakena kandi yaniga opposite yayo ukuboko kudadeha kose kurayabona ubwo noneho gatangira guhindura imitekerereze ati no reka nashake noneho nzayabone. Yego pastor akoze cyane kudusubiza kuri kare ikindi kimwe tugera no ku musozo w'ikiganiro cacu. Ese ni iyihe mpamvu ituma abantu gushaka umugabo gushaka umugore? Kubera yuko usanga benshi ingo ziri gusenyuka muri iyi minsi, ingo ziri gusenyuka mbese ukwezi kumwe amezi abiri iminsi mike ugahita usanga birasenyutse. Ugasanga se abantu bagenda mu rugo afite intego runaka yagerayo agasanga cya kintu bitandukanye n'uko yabitekerezaga. Ese umuntu arya gushaka avuga ati nigirira urugo rwiza gusa mbyara abana, yagerayo abana bataboneka bigapfa. Ndashaka gushaka umukire uriya mugabo afite amafaranga, umuntu yagerayo agasanga ntayafite, urugo rukaba rusenyutse. Ese niki gituma mu by'ukuri abantu bashaka abagabo cyangwa abagabo bashaka abagore? Urakoze cyane. Ndatekereza ko already igisubizo wari ukigeze hagati. Wari ukigeze hagati. Izi ngo zisenyuka, izi ngo zigira ibibazo bitandukanye tubona kenshi zigenda zigira ibibazo ukwezi kumwe mu rushako, mu twera baratandukanye, amezi abiri, umwaka, imyaka 5, abandi nyuma y'imyaka 10 kumva ngo batandukanye. Rimwe na rimwe biva mu mpamvu zatumye wa muntu yubaka gwa rugo. Kuko iyo mpamvu utazigezeho ubuga ifite ideni muri wewe mu mutima yo kuzazigeraho, ugasubira inyuma kugira ngo uje gushaka igisubizo nyacyo gikwiye. Kuko iyo utageze ku nyota icyo warushaka kugeraho wumva ukeneye andi mazi yo kunywa kugira ngo byibuze ugere ku nyota. Hari impamvu nyinshi zatumye zigenda zituma buri wese ashaka. Nabonaga nka keri wacu nk'umuhungu yavukaga mu bakobwa benshi yashakaga akiri gato cyane, kubera ko yavutse mu bakobwa benshi. Noneho ngo ashake kugira ngo byibuze nawe ariko azafasha se kubyara abahungu, byibuze bagira amahirwe yo kuzabyara abahungu mu muryango wabo habamo abahungu nabo benshi. Iyo niyo ntego. Wa muntu ariko akabyara abakobwa nawe aramutse yirukanye umugore ntiyabakoshe. Ntiyabakoshe kuko yari ashatse kugira ngo arebe ko yobyara abahungu. Nicyo cyari cyamujyanye. Noneho wa mugore wabyara abakobwa avuga ngo uyu mugore sico nari nshakanje. Nari nshaka kumbyarira iki abahungu. None ko urabyara abakobwa. Ninka cya giti ngo bari baje bazi ko basanga cyeze imbuto bagasanga nta kintu kirimo. Bikarangira bakivumye. Noneho abandi akamakubita target. Umugabo ageze mu zabukuru kandi afite amazi, afite ibibanza, afite imodoka. Reka nemere nubwo mfite imyaka 25 aba afite 65 nzamwihanganira imyaka 10 azaba yagiye. Hanyuma ira mitungo yose nyisigarane nibiyanje. Yashika ibintu byakubita gucya byahinduka, yabona akseyira mitungo ntibizamworohera. Yashika gasanga hari umukinyi umwe arimo tubwira ubushize, umukobwa yakubise iyo miswa mushakwaho. Noneho ngo ashike ngo amaye kumushakwaho asanga yanditse imitungo, nteraza amakuru y'imitungo yaho yanditswe. Ibara itagetinga ngo ashike ngo kubite kabiri agenda ari yandikisha barakoze mariage civile n'ibiki barage muri leta biremejwe ngo arangize ya masaba divorce. Ngo sabe divorce umugabo ati namahoro rwose. None icyo gihe cya divorce araje kubikora nibwo yakurikiranye imitungo yasanga nta mutungo n'umuri ku mugabo. Uwo mugore yararize ajya asabita ngo nukurira agize gute kurira imbara yari kandi bariki. Noneho iwe yahomze target yiwe. So abantu benshi bafite impamvu nyinshi zituma bashaka kandi izo mpamvu iyo zitagezweho biri muri risk yo kuba zango zitokomeza kubaho. So warubasha ikibazo kivuga ate se ubundi ni iyihe mpamvu nyamukuru igomba gutuma umukungu ashaka umugore? Ni iyihe mpamvu nyamukuru igomba gutuma umugore akenera umugabo? Reka dusubire icyo kibazo wenda tugana ku musozo kugira ngo byibuze abatarashaka batangire bibaze kuri ico kintu. Yego. Batangire bibaze kuri ico kintu, bumve reasons zituma urugo rukwiye kubaho. Ndavuga amagambo 3. Impamvu ni 3. Impamvu ya mbere ni ubusabane. Impamvu ya kabiri ni ubwuzuzane. Impamvu ya gatatu ni umuryango. Yego.
nta zindi mpamvu. izo mpamvu zitatu gusa. Izo mpamvu zitatu bamwe bashobora kuba batazumvise. Impamvu ya mbere mvuze ni ubusabane. Yego. Imana ire mu muntu mu ngobyi ya Edeni yaravuze ngo si byiza ko umuntu abaho wenyine. Imana agomba kumuzanira undi muntu bazasabana. Bazasangira ivyari byuzuye wa muntu. Yego. Numa Imana ire Adamu yamuremye mu shusho ya Kristo. Kandi uziko Kristo yaje yuzuye urukundo rw'ubumana. Kristo yaje aje kudusangiza urukundo rw'ubumana. Agomba kubona wasangiza urwo rukundo rw'ubumana kugira ngo abantu bamenye nature y'Imana yari yo ko ari urukundo. Ijambo rya mbere mu busabane harimo ibintu nka bitatu. Mu busabane bagomba gusabana ibikorerwa byose muri mind. Iyo mvuga mind haba harimo imitekerereze, haba harimo amakuru, haba harimo ubumenyi, haba harimo n'urwo rukundo, ibintu byose bibera mu mitekerereze kugira ngo bagire gute babisangire. Icyakabiri harimo amarangamutima. Amarangamutima cyangwa se sentiment, ama emotion, nabyo umuntu abakeneye undi muntu yabisangiza ku mufano. Igihe uri mu mubabaro ukeneye undi muntu wo kuba hafi kugira ngo umubwire umubabaro wawe aguhumurize. Iyo wishimye nabyo waba ushaka umuntu wabwira ayo makuru kugira ngo mwishimane. Iyo wamubuze nta byishimo ntibishoboka. Kandi wababaye ukabura umuntu ubwira uwo mubabaro wawe wo guhitana. Ibyo bizarabira bita ama depression, agahinda n'ibyo kugasanga umuntu yagize trauma akaruha kagwara gapfa. So umugore n'umugabo Imana aremye umugore kugira ngo bazafatikanye n'umugabo gusabana mu buryo bwayo marangamutima. Icyakabiri bazasangira amarangamutima. Icyagatatu ni bodies, imibiri. Umubiri w'umugabo wari ufite ubukene bwo kuba babona undi mubiri w'umugore. Byaza bisabana bikagira kugira ngo umwe amare undi ndabyita gutera bubakane mu buryo bw'umubiri. Yego. Satisfaction. Tuzite emotional satisfaction. Yego. No kuvuga ngo abantu bose bakuze bumva icyo naringiye kuvuga bacumvise ntarakigeraho. Tarakivuga mu izina rikuru. No kuvuga ngo mu buryo bw'umubiri rero nabwo ubwo busabane bw'umugabo n'umugore buba bukenewe. Yego. Ubona mashaka kuvuga ubusabane, impamvu y'ubusabane iyo niyo ya mbere. No gusabana mu buryo bwose marangamutima, ukabona umuntu mubana uzozubwira marangamutima yawe, umuntu musangira amasantima y'umubiri, umuntu musangira urukundo, musangira ubumenyi, musangira ibitekerezo, musangira ubwenge bwose butandukanye mufite. Ijambo rya kabiri ni ubwuzuzanye. No kuvuga ngo yaravuze ngo si byiza ko umuntu abaho wenyine, imuremera umufasha. Yego. Ijambo umufasha ni help. Helper. Helper bahaza help mu gihe hariho responsibility. Yego. Aho rero turahita twinjira muri responsibility umuntu yaremanywe. Kandi muri izo responsibility hariho urugendo rwo gutangira gushaka kuzuzuza. Muri uko kuzuza rero hakeneye impande zose zombi zigahura kugira ngo mwuzuzanye. Noneho uruhande rw'uyu umwunganire, uruhande rw'uyu umwunganire. No kuvuga ngo umugabo yaremanywe responsibility duhereye mu ngobyi ya Edeni. Yavuze ngo Imana imaze kumurema ngo ugende uyibagarire, uyigire gute na gute. Izo kero ni responsibility. Sinjya kuzinjiramo indani. Impamvu ya gatatu rero ari abantu benshi bagira ngo niyo mpamvu yo gushaka, ariko iza ku mwanya wa gatatu ni umuryango. Iyo tuvuga umuryango ni family. Marriage na family biratandukanye. Yego. Family ni ukubona urubyaro. Umwana umwe, babiri, batatu, abahungu n'abakobwa. Ariko nabyo kandi bikaza kutugaragariza izindi shusho nziza yo gushaka ku experiencinga urukundo rwa kibyeyi. Ibi bidushurira nanone urukundo Imana idukunda. Iyo tutaje kumenya urukundo rwa kibyeyi uko ruba rumeze, twogasobanukira urukundo Imana idukunda urwo ari rwo. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe abantu bagira challenge mu kumenya Imana yacu. Bumva ko wowe umwana wawe yakosheje utomuhana, cyangwa se niyo muhanye umuhana umufite impuhwe n'urukundo, ushaka kugira ngo abe mwiza ari kumukosora. Ariko twebwe umuntu yakora ikosa ari tukamuvuga ngo Imana
izakurimbura, izakwica, irakumaraho, iragira gute. Umwana no kwimana yo urukundo rwa ari reza ariko twebwe umwana n'umuvyeyi we umuvyeyi ndabizi. So ubwo rero ubusabane ni key point. Ubusabane ni key point, kuzuzanya ari naho abandi ibintu byinshi bipfira. Aho kubaho ubuzima bwo kuzuzanya bakabaho ubuzima bwo kublamingana. Yego, iki ngiki niwe wagikoze, niwe wakoze iki, 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 bikarangira ingumi zivuyemwo, bakambira ngo ntibona mu rugo ariko usubira iyo wavuye. So birengagije ko umuntu yaje kugira ngo yuzuze weak side ya mugenzi we, undi nawe yuzuze weak side ya mugenzi we, kugira ngo bafatikanye kugenda buzuza umurimo n'inshingano Imana iduhaye kuzuza kuri inosi. Ico nico nyamukuru dufite, nibwo rugendo twatangiye, niyo nzira twaduharanira kugenda tugira gute twuzuza tugera. Murakoze cyane Pastor, urakoze cyane. Yego. Pastor akunda kurya iki? Nkunda kurya ibintu bigera nko muri bitatu. Imboga, nkunda inyama. Inyama nkunda inyama z'inkoko. Ufite inyama z'inkoko nizo ziza ku mwanya wa mbere ku nyama zose ziba ku isi. Ijambo rya mbere nzizigira zirangaruka bavuga z'inyama. Inkoko nubwo urya nyinshi nzizigira ingaruka. Bazita ni viande. Sure. Bazita ni viande z'umweru. White meat. Very good. White meat nitagira amagawa. Icya kabiri nkunda kurya gikurikiye white meat ni fish. Ifi. Pastor ko ihagaze. Iyo mbonye ubushobozi bwose kabisa izo nyama zo ndazijya. Namwe nakagura inkoko nzima, bara kugura kwa nyuma kugeza kwa akenyeje zindi zo sinzijya rwose. Naraziriye mbere hose ntaragira uburyo kinobona no giriya. Kuba ntangiye kugiriya, nahise numenya kwiriya yindi. Ari nkinka ujya kwintuza. Ariko nyine ubushobozi babugoye, ndabizi benshi badukurikira bavuga ati we ko ravuga kubera ko ubona ubwo bushobozi. Abataragira ubushobozi nimukomeze mujye iriya yindi cyangwa muyireke mwirira ibihuru. Noneho imboga hari za mbere niyo nkoko, niyo fi, entre parenthèses ni nyama z'inka nazo ni sawa, cyangwa se andi matungo nk'ihene. Ufite ntanyama ntajyanje. No muri Kongo nari za nyama. Muri Kongo nigeze kujya za mpyisi abafurero nibo bazijyaga. Tugejeje mu kiraro batubagira ishenzi, amaze turayirya. Ishenzi urayizi? Ntiwo yimembe tarabaye mu era mapfurero. Hari inyamaswa yitwa ni ishenzi, apfurero nibo bayihigaga cyane bakayirya, nta munyamurenge yiriye. Ariko twarazize cyane kandi yaryoha cyane. Icya kabiri kuri kamera barakubaza ibibazo mpamvu wayiriye. Nabasubiza mu zanditswe hano. Abandi hagaruka urubanza kujyanye n'inkoko. Hanyuma ni okay, mu ijambo rimwe nagisubizamo nsigaye njya bijanye nico kijyo kimaze mu buzima. Ufite mu ijambo rimwe nta kijyo ntazanja kwisi. Wumve ko ntagihari. Sure. Ubwo rero bijya byakera abantu bagamo nti bojya ngo n'intama kera nabonaga inyama yapfuye bamwe batabazeho inyamafu k'intama basogokuru n'abandi bazijyaga izo zose ni imboga. Ni imboga spiritually byose biri tubwira kubijya kabisa. Ubu ngubu nta kitubuza ntagihari gituma tutazijya. Ni ibintu byavaga mu sano rya kera bikurikiranye n'imihango bakoraga abanyezirayeli. Mu nyamaswa yapfaga mu mihango yabo itamenya amaraso, bumvaga ko iyo nyamansa itaziririjwe, itagombaga kuribwa. Basogokuru bagenda bafata iyo mihango. Niyo mpamvu usanga kuri none hari abatajya inkoko muri bo, hari abatajya amagi muri bo, hari abatagira ABCD. Ni imitekerereze yavuye muri buriya buzima bw'isano rya kera. So kuri jewe nta na kimwe ntarya, naje icyo wazanye cyose ndakijya neza cyane. Noneho ikiruta byose nita kuri health. Yes. Kumenya ngo ikintu gifite vitamine, gifite proteine, gifite bira byose bitandukanye sinabe. Okay, reka dusoreza aha mu ijambo rimwe ngaho tubwire gira ikibwira abantu bari kuri MDTV show. Murakoze cyane tugana ku musozo. Reka nshime uyu mwanya dufashe, nshime ko mwongeye kutwizera mukadutumira kuko nabivuze dutangiye umwaka 2025 n'umwaka musha. Iyo tuva mu mwaka musha ni ikintu tutigeze tubamo namba. Habe n'uyu munsi turimo none atwa tuvuga nta muntu wigeze abamo kuri inosi. Twese turi basha muri uyu munsi. Bisobanuye ngo hari umuhungu ubivuga ngo umunsi musha amahirwe masha, mwaka musha amahirwe masha, hari amahirwe masha aturi imbere. So icyo nsaba abantu badukurikira kuko nabivuze uyu mwaka kuri nje nawe se n'umwaka
wa excellence, yego, w'ubudashikirwa, uharanira gufata iya mbere no kuba number 1 mu bikorwa byose. Buri wese ndamusaba, buri wese mu mpano ye, mu murimo wawe, muco wihaye gukora, haranira kuba uwa mbere. yego, Iyi si yose ikeneye indashikirwa. Amakanisa akeneye abapasiteri b'indashikirwa, amaorganisation akeneye abakozi b'indashikirwa, imiryango ikeneye abana b'indashikirwa, aba boss bafite utuzi n'amakampani akomeye bakeneye bose babantu baba indashikirwa. yego, Nukuvuga ngo umuntu wese akeneye les excellents, excellent people, barya babikoze neza kurusha abandi bose. So nushaka kuba n'Imana ubwayo, n'Imana ikeneye indashikirwa, ikeneye excellence. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ubuntu bw'Imana nahawe sinabupfushije ubusa, ahubwo narakoze kubarusha bose. Cyo bita excellence. Yasanze zira ntumwa ko ari 12 zabanye na Yesu, zigendana nawe, zisangira nawe, azamuka bamureba n'amaso. Apana ibintu by'inzozi cyangwa amakuru. Yesu azamutse ku musozi Elayono bamureba guke. Arabasezera. Arabona mugende ku isi yose mubwira abantu aya makuru izo mwabonye. Ariko Yesu ngo agende yamagenge Yerusalemu bamabicara. Imyaka irenga 10 bicaye. Kandi ijambo rya nyuma Yesu yarababwiye no kuvuga ngo nimugende ku isi yose, muhere Yerusalemu, Yudaya, Samariya, mugere ku mpera y'isi. Ariko ngo batandukanye na Yesu, ngo batandukane bamaje Yerusalemu banabicara. So babantu bose Imana yari yateguye ku mpera z'isi na hehe, ibyo bagombaga kubashira birabuze. Paulo ngo aze kuza aravuga ngo jewe naje ni nk'umwana w'icenda. Icenda ni nk'umwana kabisa, bavuga ngo ni premature, utarukuye no kubaho. Ariko ubwo buntu Imana yangiriye ikangira intumwa muri mwebwe, sinabupfushije ubusa. Narakoze, yaravuze ngo I labored more than they all. Narakoze kubarusha bose. I have excelled, n'aba excella muri byose, narabarushije. Niyo mpamvu kuri none usanga Paulo yanditse inzandiko 13, mu gihe Petero yanditse 2, Yohana niwe wagerageje yanditse ibitabo 5, abandi bose ni kimwe kimwe. Abo nibo bari bafite amakuru ahagije kuri Yesu, bagombaga kumuvugaho. Ariko kubera Paulo yagerageje gukoresha excellence, yakoze byose. Ni nayo mpamvu ubutumwa bwageze ku banyamahanga. Iyo bitaje kubico rero abanyamahanga ubutumwa bwari kutugeraho n'ibindi byose. So icyo nagusaba nk'impano yawe, niba uri umuririmbyi, haranira kuba excella, kuba number 1. Haranira gusasora indirimbo nyinshi. Haranira gukoresha umwanya munini wiga kuririmba. Haranira kuzakoresha iyo mpano kugira ngo uzabe mu bantu bazahiga abandi. Niba uri umucuranzi, vuga ngo guhera none nzaza njyama, zaza nicara amasaha 6 ya nijoro kugira ngo nsabe excella amacuranzi bose dutuye mu karere kamwe. Excellence si yose izagukenera. Numara kuba excella, reka mbibwire abaradukurikira, numara kuba excella ntabwo uzaje gushaka akazi kazagushaka. Ntabwo uzaje kwisi gushaka abantu bo kwangaje, ahubwo bakwangaje bazaza bakwinginga bagukeneye kuko ufite qualité iri supérieure. So icyo navugaga, excellence rero ni muri domaine zose. Ari naho bipfiraho mugasanga nabashangu ntibakora, tibagira gute, bakagaruka muri ya blame game, satani. Mu gihe abandi bantu bagerageje gukoresha imbaraga na excellence bashaka kudashikirwa, bari antibazi satani yaba tibazi n'amakuru ye. So uyu mwaka ariko za umwaka wa excellence, haranira ubudashikirwa, haranira expertise, ba expert mu cyukora cyose, isi zagukenere, umuryango uzagukenere, itorero uzagukenere, hanyuma uzagira akamaro, uzakoresha ubushobozi Imana yaguhaye kuri nose kugira ngo ukoreshe. Murakoze cyane. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Mwakoze kudukurikirana. Comment muzishireho ibitekerezo mwumva tuzabimugezaho kugira ngo tuzamugarure n'ubutaha. Mwakoze cyane, Imana ibamugisha, mukomeze mugubwe neza. Bye.